Ni abakobwa babiri dutangiranye filime yacu, barahuye imirabyo irakubita, ndetse ahangaha wagira ngo muri aba bakobwa bombi uko bari ahangaha hari umuzimu urimo. Umwe yaravuze ati uri kurinda wangonga, uri kunde wajya kungonga ntabwo urimo kundeba. Undi nawe niko kumusubiza ati naho se wowe urahumye ntabwo urimo kureba, ukurikire. Maze uyu mukobwa aza kuvuga ati wa mukobwa we ugira agasuzuguro, nta nubwo urimo kubibona yuko uri mutoya kuri njyewe, ukurikire. Atari ko kuki abakobwa b'iki gihe, kuki abana b'iki gihe mutacyubaha? Urareba ugasanga ngengana nawe, dukurikije urabona twembi turi abanyeshuri pe, birumvikana. Ariko ngenda umusogonderi, wowe bisa nkaho uri umupirimeri, dore n'ukuntu usa nabi. Maze uyu mukobwa mutoya aza kumubwira ati oya wanyibesheho, njyewe ntabwo ndi umuntu usanzwe, ahubwo ndi umuntu udasanzwe, bivuze ngo uyu nguyu niwe umuzimu, ukurikire. Ubwo uyu nguyu akimara kubyumva aratangara cyane. Ahangaha barakwereka hari undi mugore wari kuhanyura ari kwitaba kuri telefone. Maze uyu mukobwa aza kumubwira ati we vaho hano nkubwire, ndebera uyu mwana usa gutya arimo kumbwira ngo ni umuntu udasanzwe, gusa umukobwa uri hano yuzuye amaraso menshi cyane, ndetse bisa nkaho afite n'umujinya. Maze uyu mugore aza kuvuga ati umwana uri kumbwira ni uwuhe, umuntu uri kumbwira ni uwuhe? Ubwo uyu mukobwa aza kuvuga ati si none nta muntu urimo kureba, ukurikire. Maze uyu mugore aravuga ati wa mukobwa we ushobora kuba wataye umutwe, njyewe nta muntu ndimo kubona ahangaha. Maze uyu mukobwa aza kumubwira ati ada wikirirwa uravuga amagambo menshi, kuko njyewe ntabwo ngaragara, ntabwo nsanzwe, ndi umuzimu. Nyagasani uyu mwana niwe wuvugiye ko ari umuzimu. Maze uyu mukobwa ada aza kuvuga ati ni umuzimu, ndebera ni umuzimu. Uyu mukobwa ada atangira kwirukanka cyane avuga ati umuzimu. Ubwo uyu mukobwa uyu mwana aza kumubwira ati ada hagarara, ntabwo nje kukugirira nabi, ahubwo nje kugutabara, ukurikire filime witonze. Ni uku nguko tuyitangiye. Ubwo ate yaje kwirukanka, ndetse uyu mwana w'umukobwa akomeza kumugendaho uyu muzimu, gusa usa nkaho nta kintu kibi ugambiriye. Gusa nukurikira filime witonze uraza gusobanukirwa. Ubwo ate yaje yirukanka aza kuba yakitsimba hano ku gipangu, aza kuba yakirukanka afite ubwoba cyane bwamutashe umutima, avuga ati mbonye umuzimu. Ni gute uyu mukobwa ada yaje kuba yakitsimba ahangaha, ukurikire. Maze uyu nguyu aravuga ati ada. Ubwo ada akimara kumubona aravuga ati mva mu maso tukagenda, wowe urimo uranshaka hiki, genda ntabwo ngukeneye kukubona, ukurikire filime witonze. Ada aravuga ati ni gute kuki uri kungendaho wa muzimu we? Ati umveho mu izina rya Yesu undeke njyenyine, urumva neza wakibiwe, njyewe ntukomeze kunkurikirana. Uyu mukobwa bisa nkaho yari afite ubwoba bwinshi, gusa uyu mwana w'umukobwa urahangaha yasigaye araha ahagaze ndetse ababaye. Filime bayise Ghost. Filime yacu nuko nguko tuyitangiye, ndetse iyi twarebaga ni incamake, izi twarebaga ni incamake. Filime ya nyayo ntabwo iratangira, ahubwo egera hino tubashe kuba twayitangirana. Tugitangira mu ishuri, mwarimu arimo yigisha, hari undi mukobwa waje. Uyu mukobwa nuko nguko yaje yakererewe, ndetse aza kubita inzugi. Gusa ageze hano mu ishuri aravuga ati mwaramutse neza karasi, mbanje kubasuhuza mbere yuko ninjira hano mu ishuri. Ati gusa mwarimu uze kumbabarira nakerewe, kurikire. Ubwo uyu mukobwa yaje hano mu ntebe nk'umunyeshuri nyine wakerewe, nawe urimo urabibona. Mwarimu akomeza kwigisha, gusa uyu mukobwa ageze mu ntebe atangira gutera akavuyo, avuga ati mukambwira umuntu wangereye mu ntebe yarangiza akaza kugira intebe yanjye gutya, ukurikire filime witonze. Maze mwarimu aza kuvuga ati we ada gabanya akavuyo, iri shuri turimo ntabwo ari iryaso, ucyunze nabi nari gusohoramo maze ugataha utize, ndetse ntuzanagaruka ahangaha, kurikire. Mwarimu ubwo ngubwo ni uburakari yaragize. Uyu mukobwa gusa yaje gucisha make aravuga ati mumbabarire ntabwo ndi bwongere. Nkuko yabivuze ntabwo yongeye koko, yaje kwicara mu ntebe aratuza. Mwarimu nawe atangira kubasobanurira, ababwira ati rero nkuko nabibabwiye ishapitire turiho ndetse twagezeho uyu munsi, mbese muri make shapita twimukiyeho nca
ivuga ku myororokere y'ikiremwa muntu. Gusa ako kanya mwarimu akivuga ataravuga, imirabyo yarakubise cyane ndetse wa muzimu twabonye mu nshamake uragaragara. Ubwo uyu mukobwa aza kuvuga ati mbonye umuzimu, arasakuza cyane ndetse n'abandi banyeshuri bikangamwa avuga ati mundebere, ni mundebere nguriya ndimwo kumubona nyagasani. Aba bareba ahangaha ntibagire ikintu babona ndetse na mwarimu ntagire ikintu abona. Gusa uyu mukobwa akavuga ati nukuri kw'Imana wa muzimu wamvuyeho ko ntagushaka, wamvuyeho uranshakaho iki? Uyu mukobwa atangira kwirukanka ndetse abandi banyeshuri batangira kubona yuko abaye nk'umusazi. Nyagasani ukurikire. Ubwo abangaba baramwitegereje, ibyo babonye birabatangaza cyane ndetse barumirwa. Mwarimu yareba ntagire ikintu aza kubona aho ngaho ndetse n'abandi banyeshuri bavuga bati ko nta kintu mbona aha ngaha, yaba abaye iki? Ese ahari mu muryango wiwe baba bagira amajini, akaba ariyo yaba ari kumukurikirana. Maze mwarimu arengera avuga ati nimumwihorere twikomereze amasomo yacu, ukurikire. Ubwo uyu mukobwa yaje yirukira agana ahangaha muri wese, yaje yiruka agana aha muri tuwarete atabaza cyane avuga ati Mana yanjye ndaza kubigira nte? Uyu mukobwa yageze ahangaha aza gufungura amazi, aza gukaraba amaso avuga ati ahari ninjye waba ntarimo kubona neza. Avuga ati ahari reka nkaraba amaso, ndibwira yuko nshobora kuba ndimo kurota, reka nkanguke. Gusa uyu mukobwa ageze aha muri salo nako muri tuwarete atangira kumva amajwi menshi amuhamagara ati Ada, amuhamagara mu izina. Ubundi ubusanzwe uyu mukobwa bamwita Ada cyangwa se mo kimwe bakamwita Angel. Ubwo mu gahinda kenshi uyu mukobwa yari afite arangaha muri tuwarete yakomeje kumva amajwi amuhamagara ati Ada, amajwi menshi amuhamagara ati Ada, humura wintinya, njyewe ahangaha ntabwo nje kuba nakugirira nabi, we kuntinya mukobwa. Ubwo uyu mukobwa yatangiye kureba noneho ikirenze ibindi byose, abona inzugi zitangiye kwifunga. Nyagasani ukurikire. Uyu mukobwa ubwoba niko bwatangiye kumwica, atekereza ikintu yakora ahangaha arakibura. Gusa yakitegereza izindi nzugi za tuwarete akabona izindi nzugi zirafunguye. Gusa akubona ahantu yanyura ari gusohoka muri tuwarete ni ikibazo, kuko inzugi zose zari zifunze. Inzugi zose zimusohora muri tuwarete zari zifunze, gusa yafungura izindi nzugi zigafunguka. Gusa mu byago byinshi uyu mukobwa yaje gufungura urugi ruri ahangaha, n'ubundi imirabyo irakubita, arongera abona wa mukobwa w'umuzimu. Noneho urugi ruhita rufunguka, niko yasohotse arimo yirukanka. Noneho uyu muzimu nawe asohoka muri wese. Ukurikire. Ibyo ngibyo byarabaye. Reka bakwereke uyu mukobwa arimo kuva ku ishuri, atashe ageze mu rugo n'ubwoba bwinshi. Uyu mukobwa kubera yuko nyine ibyo byamubayeho yese yitahira, ntabwo yigeze yiga, yese afata igikapu cye arangije aritahira. Uyu mukobwa niko kugera mu rugo, ageze ahangaha akubitana na dadi we ku muryango, aza kumubwira ati dadi, ndagusuhuje, wiriwe neza? Maze uyu mugabo aza kumubwira ati wiriwe neza mukobwa wanjye. Umukobwa aza kumubwira ati ni neza rwose nta kibazo. Maze uyu mukobwa aravuga ati papa, nezejwe no kuba nsanze umeze neza, nanjye urabizi abakobwa na base rwarahize. Ubwo uyu mukobwa nuko nguko yarageze mu rugo ndetse papa we afite ahantu yigiriye. Gusa uyu mukobwa ukarahangaha imirabyo yarakubise ndetse havayo wa muzimu, n'ubundi uzuri kumuhamagara uri kumubwira ati Ada. Uyu mukobwa Ada yari afite ubwoba, arengera avuga ati ariko bundi ni gute uri gukomeza kungendaho? Ubwo uyu mukobwa, uyu muzimu arengera amutungira agatoki, aramubwira ati itegereze papa wawe. Ati papa wawe ari amadokima afite ahantu ayajyanye, ufite kuba wamukurikira maze ukajya kumutabara, kuko umuvandimwe we agiye kureba. Ntabwo ari umuntu mwiza yamuterereje kugira ngo bamwice. Maze uyu mukobwa aravuga ati ariko papa ntabwo agiye kureba umuvandimwe we, ahubwo agiye mu nka mu cyaro. Maze uyu muzimu aramubwira ati kurikira papa wawe, uraza kumutabara
kuko hari aho ari bugere bikomeye. Maze uyu mukobwa ahita yirukanka arimo ahamagara ati dadi, arimo ahamagara ati fada. Ubwo uyu mukobwa yaje yahagira n'ubwoba bwinshi. Uyu mukobwa yaravuze ati papa, ahantu ugiye birimo ikibazo, mbwiza ukuri ugiye hehe kandi ntumbeshe. Maze uyu mugabo aravuga ati ni gute uri kuza gutinyuka ukambwira ngo ahantu ngiye ngo birimo ikibazo ngo nkubwize ukuri? Maze uyu mukobwa aza kumubwira ati hari impamvu, ati kuko umuntu mugiye guhura ugiye guhura n'umuvandimwe wawe, sibyo? Ntumbeshe, kandi ntabwo ari buze kuba yakugirira neza, ahubwo agiye kukugirira nabi. Maze uyu mugabo aza kuvuga ati umuvandimwe wanjye Patrick nzi ntabwo yabinkorera. Ati se ubundi ndikubwiye yuko ngiye guhura na Patrick kurikire. Maze uyu mukobwa aravuga ati papa, njye ibintu ndimo kukubwira ndabizi neza, nihuriye n'umuzimu ntazi iyo yaturutse. Maze arabimbwira. Uyu mugabo arangije arambwira ati tuza, ibyo ngibyo urimo kumbwira by'umuzimu ntabwo nzi byari byo, sibyo? Maze uyu mugabo aravuga ati kandi ibyo ntabwo byambuza kujya aho nkwiye kujya kubera wowe ndetse n'ibyo ngibyo by'imizimu, abantu mwizerera mu mizimu. Ni ukubera iki? Ati ahubwo genda ujye kuba wajya mu rugo, ujye kwambara nako ujye gukuramo imyenda y'ishuri, ujye gukuramo uniform, nurangiza unarye dore ko unashonje kurikire. Maze uyu mugabo aza gufungura imodoka, ntiyitaye ku byo umukobwa warimo kumubwira. Gusa uyu mukobwa we Ada yarongeye araza yitegereza uyu muzimu. Maze uyu mugabo agiye kwinjira mu modoka byamwanze mu nda, arangije arongera aragaruka ukurikire. Gusa uyu mukobwa we afite ubwoba bwinshi. Maze uyu mugabo arongera abwira umukobwa we ariko Angel, ubwo bufite n'ubwi ko mbona umpangayikiye cyane. Maze uyu mukobwa aza kumubwira ati papa, ni ukuri ibintu ndimo kukubwira ni ukuri. Ati basi nyemerera tujyane, kuko ahantu ugiye umuvandimwe wawe muvukana mu ndimwe niwe uri buze kukugirira nabi, ni umuzimu wabimbwiye. Maze uyu mugabo aravuga ati si uwo muzimu ari hehe? Ubwo Angel niko kumubwira ati umuzimu wabimbwiye ari hano, ni ukuri kw'Imana ari ahangaha. Ubwo papa w'uyu mukobwa aza kumuseka, yumva yuko ibintu arimo kumubwira bitashoboka, kandi umuzimu we turi kumubona ahangaha. Maze uyu mugabo abwira uyu mukobwa Angel ati genda ujye kuruhuka, ndi kubona wacanganyikiwe. Maze uyu mukobwa arimo amubwira ati njye ibintu ndimo nkubwira ni ukuri, ntabwo nacanganyikiwe, ni ukuri. Maze papa we aza kumuseka cyane. Gusa uyu mukobwa ibyo arimo amubwira twe turabona yuko ni ukuri kuzuye ndetse n'ukundi kuri. Papa we aza kumubwira ati wowe genda urye dore ko unashonje, nanjye ndagiye mwana wanjye, sibyo? Maze uyu mukobwa arangije ibintu byo kujyana na papa we abonye yuko bitashoboka, arabyakira gutya. Gusa afitemo n'ubwoba. Maze papa aramubwira ati nanjye umuntu agiye, kandi ibyo bintu by'umuzimu urimo kumbwira njye ntabwo mbyizereramo, sibyo? Kandi usigare amahoro mukobwa wanjye, kuko burangiye ntabwo wakabaye umpangayikiye. Ndi umuntu mukuru, ndisobanukiwe, nzi kumenya icyiza ndetse n'ikibi. Uyu mugabo arangije ahita ajya mu modoka ukurikire. Maze uyu mukobwa w'umuzimu ahita abwira Angel ati mukurikire, ati ntagende wenyine. Maze uyu mukobwa Angel aza kuvuga ati none si ko yabyanze ndabigenzane. Uyu mukobwa arongera abwira papa ati papa, iburetse gatoya basi reka ngusabe akantu kamwe, nk'umukobwa wawe ndabizi neza urankunda, sibyo? Basi irengagize yuko twajyana, wenda ngiye kugutabara, uha agaciro wenda kuba wantembereza ukangiza mu cyaro, dore ntabwo mperukayo, tukajyana. Ni ukuri ndakwinginze, gerageza wenda bwa rimwe, ndabigusabye. Maze uyu mugabo aravuga ati ariko ni ukubera iki uri kwihambira kuba wajyana nanjye? Maze Angel aravuga ati papa, ndabigusabye, ndakwinginze kubw'urukundo unkunda, niba unkunda sahizi bwarime mwe binyereke, maze tujyane, sibyo? Nibwo ndaza kumenya yuko basi wenda unkunda. Maze uyu mugabo aza kuvuga ati ngagenda mu modoka, ntabwo nashobora imihendezo yawe. Barakwereka adanuka nguko yese yirukanka ajya mu modoka, ndetse ageze ahangaha abwira uyu muzimu ati ngaho noneho jya mu modoka tubashe kuba twajyana. Uyu muzimu aramwihorera. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi.
Angel nuko nguko yahise yinjira mu modoka yihuse cyane kugira ngo papa we ataza kuba yamusiga. Ukurikire nakubwiye ngo filime y'umwaka wa 2026 nuko kuko tuzizanye ndetse zitandukanye cyane. Ubwo uyu mugabo papa Angel barakwereka nuko nguko yagiye mu modoka atangira kuyitwara kugira ngo agende ku rugendo rwe yaragiye. Ntabwo tuzi ngo ni he yagiye, gusa uyu muzimu we ubwe yivugiye ngo agiye guhurana n'umuvandimwe we. Uyu muzimu aza gusezera Ada amubwira ati ndaza kukubaho, ntabwo ndagutererana. Arangije imirabyo irongerera kubita, arangije nuko nguko yahise agenda arabura. Ukurikire filime witonze ndetse mwibutse gukanda subscribe kugira tujye tubana buri munsi. Barakwereka abangaba nabo bari bageze mu cyaro aho bari barimo bagiye, gusa ahangaha hari undi ubategereje. Ese uyu nguyu ahari we yaba ari we Patrick bari barimo bavuga, umugabo umuvandimwe wa papa Angel. Barakwereka nuko nguko yihagarariye ahangaha. Papa Angel nawe yavuye mu modoka aza amusatira. Ukurikire papa Angel uko agiye kumwegera atangira avuga ati muvandimwe wanjye, iminsi myinshi kabisa twe tumaze igihe kinini tutabonana. Urabona aba ni abasaza, ni abagabo bakuze, ariko urabona yuko ari amaniga n'insuhuzanyo zabo rwose urabona yuko zitandukanye n'abasaza ba kera. Umwe avuga ati none si umeze neza, undi nawe ati avuga ati umeze neza kabisa, umujyi waragiye uragukoroneza, wabaye inzobere kandi ntiwareba ntiwanakeka yuko tunavukana. Maze uyu mugabo atangira kuvuga ati ariko nizere yuko ibyo twavuganye byose ubizanye wabikoze neza. Uyu mugabo papa Angel avuga ati ntugire ikibazo rwose, ibintu byose biri ku murongo kandi bimeze neza nk'uko twabivuganye, igisigaye ni uruhare rwawe. Ubwo uyu musaza Patrick aze kumubwira ati ngaho noneho tambikane gatoya tugende tuje kuba twashira ibintu ku murongo nk'uko twabivuganye. Maze uyu papa Angel aravuga ati niko ibintu bimeze. Ubwo bivuze ngo tugiye gutambika umuhanda wose. Maze papa Angel aravuga ati nta kibazo rwose, twagenda tukareba n'ibibanza by'ababyeyi bacu ukuntu byifashe. Ako kanya bataragenda barakwereka Angel nuko nguko yavuye mu modoka avuga ati anko nishimiye kuba nakubona, ati rwose nari ngukumbuye cyane, imyaka yari baye myinshi. Ubwo uyu mugabo ahita ahindura isura aravuga ati kukinini nakubwiye ngo uze wenyine ukabuzanye n'umukobwa wawe byagenze bite? Maze uyu mugabo aravuga ati umukobwa wanjye yanyingingiye kuba twazana, ndavuga ibi ntabwo namusiga, reka muzanye rwose karekeka nta kibazo kibirimo. Uyu mugabo aza kuvuga ati ni gute ubona ko nta kibazo kibirimo, ko nari nakubwiye ngo uze wenyine, ni gute watinyutse ukazana n'umukobwa wawe? Ukurikire. Maze uyu mugabo aravuga ati ibintu byose iyo abantu babikoze biba byiza, ariko biba bibi cyane iyo umuntu avanzemo ibindi bintu batasezeranye. Uyu mugabo aravuga ati sinone ko mbonye urakaye, ibyo hari ikibazo kibirimo kuba nagendanye n'umukobwa wanjye? Ukurikire. Ubwo ngubwo barakwereka barabyirengagije, barangije baragenda. Gusa uyu mugabo barakwereka ameze nkaho planize, mbese muri make zisa nkaho zipfuye. Uyu mugabo yifata mu mutwe kubera uburakari, yishima mu mutwe. Ubwo papa Angel ariko amubwira ati sinone Patrick we kuki utari muza ngo tugende tugende. Ukurikire. Patrick arangije aravuga ati nanjye reka nze tugende nta ribi. Ubwo baragenda. Gusa mu kugenda uyu musaza urabona yuko ababaye cyane kubera yuko uyu mugabo yazanye n'umukobwa we, mbese bisa nkaho ari agatego uyu mugabo yari ashaka kumutega. Ubwo uyu mugabo yagiye aganiriza umukobwa we, amutembereza, amwereka ibibaya, avuga ati dore hano no twakundaga kuza gukinira njye n'umuvandimwe wanjye Patrick tukiri abana, gusa we yari mukuru kundusha. Urabona yuko uyu mugabo Patrick anarashaje kuruta ura papa Angel. Ubwo Patrick yararimo agenda nkaho adashaka, bisa nkaho hari plani yari afite zikaba zipfuye, noneho akaba arimo gushaka plani B yakora. Ibyo ngibyo byose ahantu biri kubera ni mu cyaro. Patrick yarakomeje arabazana ndetse abajya imbere. Ukurikire. Ubwo abangaba nabo bakomeza kugenda,
bamukurikiye ntabwo bazi ngo ni hehe arimo abajyana, nubwo tuzi ngo ni hehe arimo berekeza. Gusa nukurikira filime witonze uraza kubona ibintu utatekereza. Papa Angel uko ari kugenda aganiza umukobwa amubwira ati dore ahangaha niho basogokuruza bari batuye muri bino bibaya by'ahangaha rwose iki cyaro ino niho twari dutuye. Umukobwa avuga ati ahangaha rwose iki cyaro ni heza, ahantu ndabona ari heza cyane, hanaratangaje kuruta iwacu mu mujyi. Uyu mugabo yavukiye mu cyaro ariko ku rundi ruhande yituriye mu mujyi. Barakwereka gusa uko barimo kugenda bari kugenda berekeza ahantu ku ishyamba, ahantu mu ishyamba nabo ndakeka uri mubibona. Gusa uyu mukobwa Angel ari kugenda acungacunga ahantu aba bagabo barimo kujya, ndetse n'uyu mukobwa barakwereka hari undi musore w'ibigango waturutseyo, ndetse uyu musore niba witegereza neza urabona yuko afite imbunda mu kuboko kw'ibumoso. Nyagasani ubwo ngubwo barakwereka abangaba uko bageze ahangaha. Patrick yahise abivanamo arangije agenda asatira uyu musore, ndetse atangira kumubwira ati wowe uze gukora icyo nkubwiye cyose, urumva neza. Ubwo abangaba batangira kumigwa, batangira kubona bya bintu noneho bitangiye kuba byafata indi ntera, batangira kuvuga ati mu izina rya Yesu. Ntibwatinze uyu musore yaje kubatunga imbunda avuga ati mwese nimwegerane mugire vuba, kandi aragira ugerageza gukora ikosa ndahita murasa, murumva neza. Ubwo uyu mugabo papa wa Angel arimo avuga ati Patrick nibiki uri mukora ukurikire. Ubwo uyu nguyu agumye kubatunga imbunda avuga ati amavi yanyu hasi amaboko hejuru aho tuyabona. Uyu mukobwa we agerageza gupfukama, ndetse arimo aturisha papa we avuga ati papa pfukama bataza kukurasa kugira ngo turokore ubugingo bwacu. Ubwo papa Angel nawe yaje gupfukama, yaje kwicara hasi, gusa arimo avuga ati Patrick ntabwo nakika yuko ibi ngibi wowe wabikora. Maze Patrick avuga ati uyu mukarita sinamubwiye ngo aze wenyine, ariko ikirenze icyo yazanye n'umukobwa we. Ati nari nakubwiye ngo uze wenyine, ariko ubwo ngubwo nyine ni wowe wikururiye ishano. Ati gusa nyine nugira ikosa ugerageza gukora wowe n'umukobwa wawe mwembi muraza gupfa, urumva neza. Maze uyu mukobwa avuga ati papa nugira ikintu kibi ukora bataza kukurasa. Maze uyu mugabo aravuga ati njyewe nari nakubwiye ngo uze wenyine, ni gute watinyutse ukazana n'uwo mukobwa? Buriya nta kindi kintu abagabo bapfa ni amasezerano, urumva neza. Wowe nta kintu nakabaye nagutwara pe, ariko urabona ko wishe gahunda. Arangije abwira uyu mubodyguard we ati musore wanjye kora akazi, ibintu byose uko twabivuganye aba ari kubikora, urumva neza. Maze uyu mugabo avuga ati Patrick uri umuvandimwe wanjye, ntabwo nkeka yuko ari wowe urimo gukora ibi bintu. Maze uyu bodyguard aza kuvuga ati mugire vuba muzane amadokima mufite aho ngaho nyagasani. Uyu mukobwa ahita avuga ati papa yamuhereze. Uyu musaza papa Angel yatangiye guhereza aya madokima, gusa afite n'ubwoba bwinshi. Mu byo ari gukora byose urabona yuko ari no gutitira. Yaje kuyabahereza, gusa urabona yuko ababaye byahatari. Maze uyu musaza aravuga ati kandi nimugerageze no kudukurikira kuko murabona yuko dufite imbunda twaza kubagirira nabi, murumva neza, muhite muhaguruka mugende. Uyu musaza aravuga ati kuba uri umuvandimwe wanjye rwose nta kintu bivuze, urabona yuko abantu b'iki gihe babaye inyamaswa. Ubwo rero ikintu bigusaba ni ukureba kure kuko ibintu byose muri iyi si ni ishuri. Ubwo uyu mugabo aza kubwira umukobwa ati reba umuvandimwe wanjye ibi naba nkoreye. Maze uyu mukobwa Angel avuga ati papa nibyo nakubwiraga, ati ahubwo dukize amagara yacu twirukanke batagaruka bakadusanga ahangaha maze bakaba banatwica. Ubwo rero dufatireho twirukanke papa, turi gutinda ahangaha, kandi uko turi gutinda niko bahindukira bakaba baza bakatugirira nabi. Ubwo barakwereka papa Angel ndetse na Angel batangiye gufumyamo, batangiye gukizwa n'amaguru, birukanka cyane kubera yuko babonye nyine uyu muvandimwe ari umuntu w'inyamaswa. Uko birukanse abangabo nabo niko barimo kugenda. Uyu mugabo arimo yijujuta ati yarazi rero yuko aya madokima yayancikana akagenda guco gusa reka, ariko avuga ati mpereza hano ndebe. Gusa uyu mugabo uko yafunguye imvirope nyagasani yikanzemwo
arije atangira gutuka uyu mu bodyguard we, atangira kumubwira ati ubu wavuga ngo umaze iki, ibi ni ibiki ndimo kubona. Maze uyu mugabo arimo avuga ati ndebera. Uyu mu bodyguard nawe avuga ati envelope nuko nguko bayimpaye imeze. Uyu mugabo arangije avuga ati baradutubuye bo kanyagwa, barinzi badutuburira uri hehe, ubu wavuga ngo umaze iki, nyagasani ukurikire. Uyu mugabo avuga ati barinzi badutuburira ureba hehe, ibi byose ni amakosa yawe. Aravuga ati ntabwo ari amakosa yanjye kuko ndaguhaye akazi nkwizeye, gira vuba wirukanke ubakurikire, uri kumva wangegera we. Uyu mugabo avuga ati bakurikire vuba vuba bagwe amadokima ya nyayo, irukanke kandi muwe nurengarenga, birukankeho bataragira kure, urumva neza. Ubwo abangaba nabo niko barimo kwirukanka kubera ubwoba bwinshi. Buriya wa muntu we ntabwo wabona umuntu ufite imbunda ngo maze uhagarara aho hafi. Gusa bageze ahangaha ku mayira abiri bayobewe inzira bari bwanyuremo kubera ubwoba. Abangaba baza kuvuga ati turanyura hehe, gusa ako kanya imiraba yarakubise. Wa mukobwa azahamagara ati ada, ati munyura ahangaha mukomeze iyi nzira mugende iraza kubageza ku modoka yanyu. Maze uyu mukobwa aza kubwira papa ati papa twihute tunyura ahangaha nkurikira. Uyu mugabo nawe yari yizeye umukobwa we bihagije, barakwereka ntibwatinze wa musore wa mu bodyguard nawe yaje abirukankaho kugira ngo abafate. Ubwo uyu musore uko ari kubirukankaho yageze ahangaha aravuga ati ese ubu baba banyuze hehe, yiteguye kuba yarasa mu kirere kubera yuko afashe imbunda mu ntoki. Ubwo yageze ahangaha aravuga ati kanyura ahangaha ndaza kubafata. Akigenda barakwereka uyu muzimu yamukubise ibibaraga byinshi cyane. Ese uyu muzimu ni marayika ni umuzimu, ntabwo twamenya ngo ni iki. Ubwo uyu nguyu yakubise umugongo hasi ndetse aba ariko uza no kuvunika. Ukurikire. Arangije aravuga ati ni ibiki bimbayeho, ibi byo ni ibiki ndimo kubona. Asubira inyuma yirukanka cyane, imirabyo irakubita, wa mukobwa w'umuzimu ahita yongera arabura. Ibyo ngibyo nabyo byarabaye. Nakubwiye ngo kurikira filime witonze, hari byinshi uraza kubona. Ibyo byarabaye ndetse reka twigarukire hano mu mujyi. Barakwereka Ada ndetse na papa we bari bamaze kwinjira mu gipangu. Ada ari gufunga igipangu, gusa papa we kwiyakira byamunaniye kubona umuvandimwe we ibyo yari agiye kumukorera. Ubwo Ada aza kumubwira ati papa tuza, ibyabaye byabaye kandi byarangiye, wibyekereza umutima cyane, urumva neza. Uyu mugabo niko kuvuga ati umutima wanjye urababaye, ati kandi mukobwa wanjye wakoze cyane, uburyo wagiye umfashamo nagushimiye cyane, urumva neza, wakoze uri uwa mbere kabisa. Uyu musaza aravuga ati nashimye uburyo wakoresheje ubwenge bwinshi kugira ngo tubashe kuba twacika tugire isaha izi tukiri bazima. Ubwo uyu mukobwa aza kuvuga ati papa byose ntabwo ari njye wabyifashijemo, ati ahubwo ni wa muzimu nakubwiraga wabyimfashaga, nuko nabikubwiraga ukanga kubyemera. Uyu mugabo aravuga ati ariko uwo muzimu uhora uvuga ni muzimu ki? Maze uyu mugabo aravuga ati ibyo bintu wibimbwira. Uyu mukobwa aravuga ati ibyo ndimo kukubwira ni ukuri. Uyu mugabo akomeza kurunguruka ngo arebe niba basi ari buze kubona uwo muzimu. Maze uyu mugabo arije aravuga ati gusa ikintu kimbabaje nta modokima yanjye mbasigiye. Ubwo uyu muzimu aza guhagarara ahangaha, aza kwigaragaza. Ada yikanzemo gatoya abona niwe. Maze uyu mukobwa aza kuvuga ati papa wa muzimu nakubwiraga sahize na n'ubu ngubu turi kumwe, ndetse ibyo bipapuro urimo uvuga, ibyo bipapuro urimo uvuga ndabifite, ntabwo ayo madokima ntabwo bigeze bayatwara, ndayafite. Uyu mugabo yanze kubyizera, gusa arimo akiba gusa areba n'uwo muzimu. Uyu mukobwa gusa we yaje kumwereka amadokima, aramubwira ati amadokima yawe ngaya nta hantu yigeze aja kuko nari nayabitse, ni nayakuyemo kare. Uyu mugabo arebye n'igihwamo cyinshi, ayiwe data we aravuga ati ntabwo bishoboka cyane, ntabwo byashoboka. Ati mukobwa wanjye uri igitangaza, uratangaje kandi urahebuje, uri igitego. Ati ese ni wowe Bikira Mariya bavuze? Ati si none byagenze bite kugira ngo aya madokima ubashe kuba wayabikura, ubashe kuba wayafata ngo uyabike? Maze uyu mugabo aravuga ati ibi bintu ntabwo ndi kubyizera. Uyu mukobwa aravuga ati papa tuza nkubwire ukuntu byagenze, reka bagusubiza inyuma gatoya.
ubwo abo bari barimo bagenda bajya mu cyaro. Urabizi abanyamujyi nawe bakunda kugira inyota. Ubwo bageze ahangaha ku kabutike kari ahangaha, uyu mugabo aparika imodoka ahangaha, nawe ndakeka uri mubibona. Ava mu modoka aza yerekeza kuri aka kabutike. Kurikira filime witonze ndetse ukande subscribe, like, share. Umugabo niko yaje abwira umugore uri kuri aka kabutike, aramubwira ati nzanira amazi yo kunywa, nzanira amazi yo kunywa rwose, inyota imereye nabi. Ubwo barakwereka uyu mugabo nuko nguko yategereje amazi. Gusa uko ategereje amazi barakwereka aha mu modoka hari uwahamagaye ati ada wa mukobwa uwo muzimu, ndetse afite ibiraso byinshi. Arangije aravuga ati izo dokima zifate uzibike uzishyire mu gikapu ujyana ku ishuri kuko ziri mu kangaratete, ziri mu bibazo, nubikora gutyo uri buze kuzitabara. Ada nawe yatangiye kwizera uyu muzimu, abikora nk'uko arimo kubimubwira. Ukurikire. Arangije niko gufata ya madokima atangira kuyabika mu gikapu, naho papa we aracyari kugura amazi, nawe urimo kubibona. Ubwo uyu muzimu yararangije amubwira ati ngaho rero mereza iyo mvirope nkwereke ukuyemo ibyo bipapuro. Ubwo Ada yararangije arayimuhereza uyu mwana w'umukobwa w'umuzimu mutoya. Arangije aza gushirayo imbaraga nyinshi ziteye ubwoba, nyinshi cyane. Ubwo uyu mukobwa Ada arimo areba nyagasani. Ubwo uyu nguyu yarangije gushiramo imbaraga, niko hakujamo ari amababi twabonyemo y'ibyakatsi, twabonye muri biriya bipapuro. Iyo ni inkuru atayaganiriraga papa we, amubwira ati nuko byagenze. Maze uyu mugabo avuga ati rwose burya bya bintu by'umuzimu wambwiraga ese ni ukuri? Maze uyu mukobwa aravuga ati ni ukuri kwa nyako, ndetse naketse yuko ari ibintu bibi bishobora kuba biri kumbaho, ariko nabonye ahubwo atari umuzimu, ahubwo ari marayika. Maze uyu mugabo aravuga ati Imana ishimwe cyane, uwo ntabwo ari umuzimu, ni marayika urimo kugutabara. Uyu mukobwa Ada arabibona ndetse yicira uyu muzimu akajisho. Maze uyu mugabo aravuga ati gusa Ada ndagushimiye cyane, wakoze cyane wowe n'uwo muzimu wawe, sibyo? Kandi mu rugendo rwose twagiye tunyuramo wambereye igitangaza, ndetse ndabigushimiye cyane, nzanabiguhembera. Ukurikire, ibyo ngibyo byarabaye. Kurikira filime witonze, reka bakuzane undi munsi ugeze Ada asohotse mu gipangu agiye kuba yaje ku ishuri. Gusa uko yagasohotse mu gitondo ageze ahangaha asanga ya Roho yicaye hano kuri pisine. Ubwo uyu mukobwa aza yitegereza iyi Roho y'uyu mwana w'umukobwa, ndetse twakita nk'umuzimu we. Ubwo uyu mukobwa yaje Ada yaje yegera uyu muzimu. Ukurikire. Ndetse amugeze impande atangira kumubwira ati waramutse neza. Ukurikire. Ubwo uyu mukobwa gusa niba witegereza neza uyu muzimu urabona yuko arakaye. Maze uyu mukobwa aza kumubwira ati rwose ndagushimiye cyane uburyo ejo twabanye n'uburyo wantabaye, nari nakubuze ngo ngutabare, nako ngo ngushimire. Ati gusa warakoze cyane, ndetse na papa wanjye yarabikunze uburyo wadufashijemo. Gusa yitegereje neza abona uyu muzimu arababaye. Ukurikire. Maze arangije aramubwira ati sinone kubabaye, ni ikihe kibazo? Maze uyu muzimu aramubwira ati ni birebire cyane, ibyanje byo ni birebire, icara tubiganireho, icara nkubwire uko byagenze kugira ngo mbashe kuba naba umuzimu. Ukurikire. Ubwo uyu mukobwa yaje gutera agatebe ahangaha aza kwicara. Maze uyu mukobwa, uyu muzimu atangira kumubwira ati rero uko byagenze kugira ngo nisange meze ntya, dore nguku batweretse yuko hariho igice cya kabiri, muzagitegereze turebe ngo ese ni gute byagenze kugira ngo uriya mukobwa yisange ari umuzimu. Ndabashimiye cyane mwe twabanye, kandi ndabakunda cyane. Ntugende udakanze subscribe kugira ngo bizakorohere kuzabona igice cya kabiri. Ciao ciao.